Hello abanyarwandakazi ndabasuhuje Christina Komen ndagira ngo dukore ka show tuganire muri iyi minsi igiye kuza nzabasha kuboneka cyane tuganire kandi dusengere igihugu cy'u Rwanda reka twiragize Mana ishobora byose, Mana nziza, Mana idatsindwa, Mana ifite imbaraga nyinshi, Mana yumva amasengesho, Mana wumva amarira y'abana bawe, Mana uri kumwe n'abandi bababaye babandi b'imfungwa, turaguhamagaye muri aka kanya, duhamagaye izina ryawe ryera, nguze uganire natwe utugirire ubuntu, ariko cyane cyane dusengeye imfungwa z'abanyarwanda bahohotewe birenze ibitekerezo bya muntu, birenze kamere. Tugusaba ngo nubwo muri aka kanya ndi kuvuga hano ndi muri Colorado, ijambo ryo kubahumuriza ribamanukire, ubatere imbaraga kandi ubakoreshe kugira ngo babohore igihugu cy'u Rwanda kiraboshye, kiri mu maboko ya Satani. Abo bantu nta nubwo bazi ngo bakibohora bate, ariko Mana ntabwo utungurwa, nta nubwo uhuzagurika, nta nubwo wibaza ngo ndabigenza gute, ufite uburyo uzabikora. Ubwo rero turagushimiye, ngwino uvugane n'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo, amena. Banyarwanda mukomere, Banyarwanda muhumure, haleluya. Iki si igihe cyo kugira ubwoba, iki ni igihe cyo guhaguruka ukiruka, kubera yuko abanzi b'isi yose, abanzi b'Imana, abanzi b'ikiremwa muntu bari kugutera imbaraga ubwo bakomeje kugirira nabi ikiremwa muntu. Ibi ntabwo ari byo kugutera ubwoba, mu izina rya Yesu ubwoba bubavemo. Muratinya siki? Umuntu wo gutinya wenyine ni Imana. Ikindi cyo gutinya, niba warihaye Satani, ibyo byo rwose ugomba kugira ubwoba, kuko wishyize ahantu udashobora kwikura. Banyarwanda, Banyarwandakazi, nimukore akazi, nta kwicara. Dore niba uri muri Amerika, waba uri umunyarwanda ufite ibyangombwa by'ubunyamerika cyangwa ufite green card, nimero yo guhamagaraho ku biro bya foreign relation ni 202 2 4 4 5 Iyi nimero nuyihamagara irakujyana ku muntu ushinzwe foreign relation, ushinzwe igihugu cyo mu Rwanda hano muri Amerika. Uwo ngo ni umuntu ufite imbaraga, uwo ni umuntu ufite imbaraga zo gufata mbarigo, uwo ni umuntu ufite imbaraga. Hari ugenda igeze kujya kumusura, afata telefone ahamagara mu Rwanda, ahamagara mu biro byo kwa Kagame. Uwo ni umuntu batinya. Ubabwira uti mpamagaye kubera Paul Rusesabagina, muri aka kanya nibyo turitaho kuko yari umuntu uzwi. Uti ni gute u Rwanda rwakwiba umuntu wari ufite ibyangombwa, umugabo wiyubashye, umugabo wari ufite ibyangombwa byo kuba umuberish, akaba yari afite green card, ari resident wa hano muri Amerika. Ubabwira uti ibyo bintu ntibisobanutse, kandi hari amakuru wenda ashobora kuba yabagezeho ko bamwibye, ngo bamushyize muri ya masanduku nyine amwe manini bashyiramo special luggage, bamushyiramo baramushimuta. Ubabwira uti
ikintu cya mbere muri Amerika ntabwo bahumya umuteroriste ibyangombwa. Ni umuntu wari ufite ibyangombwa, ni umugabo wari wiyubashye. Biriya ubabwira uti kugira ngo bakore ibintu nka biriya bakoze Amerika mu jisho, iyo telefone ntuyirekure utababwiye, ariko mbere yuko uhamagara ubanza ubitegure, ubabwire mu nteruro ebyiri eshatu, ubivuge vuba, ubabwire uti turahamagaye to protest the kidnapping ya Paul Rusesabagina. Ubibutse yuko ari umuntu wahawe medal ya presidential freedom akayihabwa na George Bush. Uyu si umuntu burebure. Ubabwira uti oya, u Rwanda rurakabije, u Rwanda ruyobowe n'abateroriste, kandi ibyo bikorwa bakoze ni ibikorwa by'ubuteroriste. Ubabwire hanyuma nurangiza uhamagare kuri White House ku biro byo kwa Perezida Trump. Nimero ni 202-456-1414. Ndasubiramo mu Cyongereza. Foreign Affairs Office. Utange message kuri Senator witwa Jim. Nimero ye ni 202-224-4651. Naho kuri White House ku biro uhamagare 202-456-1414. Uko hano muri Amerika bakora, iyo babonye abantu benshi bahamagaye babitiza imbaraga, babishyiramo ingufu. Ngewe ntabwo gusa mpamagara, ahubwo nzanajyayo mu cyumweru gitaha, nzaba ndiyo, nakoze iyo appointment. Tugomba kugenda tukavuga, kandi eforo yose igira umusaruro. Mu gihe gikwiye bazatwumva, ariko ndagira ngo mugire imbaraga. Iriya nkuru nyumvise, nagiye ku mavi ndasenga, ngeze ku mavi Imana ihita ivugana nanjye irambaza ati se wari uzi yuko ntabizi? Ndabizi, nemeye ko biba. Ubu noneho twajyaga tuvuga ngo mu Rwanda ni abateroriste, twabivuga abantu bamwe ntibabyumve, ariko wabonye ko ejo byari biri muri CNN, byari biri kuri Fox News, byari biri ahantu hose. Nuko rero Imana ivugana nanjye, imbwira nk'ibyo hari umuntu wabipostinze rwose kuri Facebook, avuga ati Paul agiye guhura n'undi. Ubwo rero isi yose igiye kumenya Paul Kagame na Paul Rusesabagina. Haleluya. Isi yose igiye kumenya umuteroriste n'utari umuteroriste. Biriya bintu bakoze ni ibintu bihanwa n'amategeko international, ni crime, international crime. Navuga ngo umuntu wabikoze ni umuswa, kuko biriya niryo shyirima ry'ubutegetsi bwo mu Rwanda. Hanyuma rero muhamagare, byaba byiza iki cyumweru tugeze abantu 5,000 bahamagara kuri White House, bagakora kuri bagahamagara kuri Foreign Relations. Ubu nindangiza kuvuga ndabashyiraho na email ye, ku buryo mwandika nahamagara mukabishyiramo ingufu, maze aku Rwanda gasohoke. Imana yarabyemeye, kubera ko Paul Rusesabagina ni umuntu uzwi international. Nta hantu na hamwe, niyo ngiye hano kuri library, niyo ngiye hano kuri grocery store, abantu nkababwira ngo nturuka mu Rwanda, bahita bambwira ngo Paul Rusesabagina Hotel Rwanda baramuzi, kandi ni umuntu ukunzwe cyane. Si ibyo gusa, no muri State Department navuganye nabo barabizi, ahubwo ngo yari afiteyo na gahunda mu byumweru nka 3 yagombaga kujya kuri State Department, barabizi. Kandi si ibyo gusa, uribuka igihe higeze kurikinga amajwi bari kuvuga ukuntu bashaka kumugirira nabi. Birya byose
Paul yarangije kubyohereza muri State Department. Hano muri Amerika bari bazi ko Kagame amuhiga, hano muri Amerika bari bazi ko mu Rwanda bamurwaye. Ubu rero akavuyo karatangiye. Aba mu Rwanda nababwira ngo mwitonde, Imana yabinyeretse, mugiye kurimburana. Imana igiye kubazanamo confusion. Mwabategetsi mwe muri aho ngaho mu Rwanda mwicara mutari kuvuga, Imana igiye kubazanamo gucikamo ibice. Mugiye kumarana, mugiye kuryana, kimwe nuko mwahisemo kwicecekera ntimuvugire abarengana, mugiye gusubiranamo, mugiye kuryana. Ubwo rero good luck. Twarababuriye, twarababwiye, muri gukina n'Imana ntabwo muyizi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana nziza, muri aka kanya twohereje ubu butumwa ngo bugende bufite imbaraga. Haleluya. Umuntu wese waje kureba ubu butumwa ariko afite gahunda yo kwa Satani, mu izina rya Yesu mufunze amatwi, mu izina rya Yesu mufunze imyumvire ye, mu izina rya Yesu ndavuze ngo uwaje afite indi gahunda aratwikwa n'abamarayika. Ntabwo abasha gutekereza neza, kuko iyi show ntabwo ari iy'abantu bakora ibintu bibi. Iyi ngiyi ni iy'abana b'Imana. Umuntu mubi niba aje hano abaje kwihana no guhinduka, bapfuka amatwi Imana, bapfuka amaso, bashyire ku mavi bihane, kuko nibatihana umuriro uraje, umuriro wera uraje mu izina rya Yesu. None rero bene data dukora iki? Iki si igihe cyo guceceka, iki si igihe cyo kuvuga ngo ariko Paul Rusesabagina ngo nta nubwo yajyaga ajya kuri Facebook. Erega hari abantu Imana yahamagaye kuba Facebook, hariho n'abo yahamagaye bari gukora ibindi bintu behind the scene. Uriya yari umuntu wa behind the scene, ni umuntu ukunda Abanyarwanda, ni umuntu ufite ibikorwa, kandi niyo yaba yarakubabaje ninde mutagatifu muri twebwe. Iki si igihe cyo kuryana ngo dutunga agatoki ngo yajyaga hehe. Biriya byari byanditswe, Imana yari ibizi, Imana yari ibizi. Imana yemera ko biba, kuko mu Rwanda agiye asangayo Sankara, agiye asangayo abandi ntwari zikomeye, agiye gukorera Imana. Paul Rusesabagina ari kuri misiyo. Paul Rusesabagina agiye noneho gukora ibikomeye kurusha uko yari ari inaha, kubera yuko presence y'umuntu burya ubwayo ni intwaro. Haleluya, haleluya. Oh Mana shimwa, Mana habwa icyubahiro. Hanyuma rero ikindi kintu tugomba gukora, tugomba gutangira amasengesho yo kwiyiriza. Tugiye kwiyiriza iminsi 40. Haleluya. Tugiye kwiyiriza iminsi 40, ariko iyo minsi 40 nibiba bitarangiye tuzakomeza twirize, tuzakomeza twirize, tuzakomeza twirize kugeza tubonye igisubizo. Hari ibisubizo udashobora kubona keretse wiyirije ukanasenga. Biranditse mu gitabo cya Mariko umutwe wa 9 umurongo 28 na 29. Haravuga ngo this kind doesn't go out but by prayer and by fasting. Ibintu biri kuba mu Rwanda, haleluya, ibintu biri kuba mu Rwanda birarangizwa n'amasengesho yabera yo kwiyiriza. Ibiryo tugiye kubishyira ku ruhande, tugiye gushaka mu maso h'Imana, tugiye kubohora u Rwanda dukoresheje amasengesho, tugiye kubohora u Rwanda dukoresheje uburyo supernatural, tugiye gutabara u Rwanda, tugiye kwirukana ariya madayimoni mu izina rya Yesu. Ubwo rero ko nzabigenza,
amasengesho nshaka ko tuzatangira kuri uyu wa gatanu. Okay, ubu rero hagati aha no kwa gatanu wakora iki? Icya mbere, nyoherereza message umbwira uti pasiteri, ntumbwire byinshi ntabwo nyireba kuko nta mwanya mfite. Uranyandikira kuri messenger uvuga uti kwiyiriza, nshira kwiyiriza, nta bindi, vuga ngo kwiyiriza. Nimara kuyibona ndagushyira kuri groupe, ariko turabizi ko amagroupe bayacengera, nta kibazo ko tuzaza turi gusenga uzaza zashya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dore n'ubu ngubu ndi kubabona hariho abaje gutata, kandi Imana iri kubinyereka, ntabwo ari uko nsomye izina. Hari umwuka mubi winjiyemo hano, mu izina rya Yesu turawufunze. We rebuke you, Satan. Go back to the pit of hell in Jesus' name. Hallelujah. Ubwo ikintu ukora uyu munsi, kuko kwiriza ntabwo byoroshye, ndagusabye uyu munsi ugenda ubwira Imana uti Imana mfasha kwiriza no gusenga, nkasengera u Rwanda, nkiririza u Rwanda. Mana nshoboza. Hallelujah. Ufite uyu munsi, ufite n'ejo. Tugiye gusenga, tubwire Imana idushoboze. Dufite amasaha arenze 28, tubwire Imana dushoboze twiyiririze igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero ikindi cya kabiri, donc urankontakita kuri groupe umbwire ngo kwiyiriza. Numbwira kwiyiriza, hari mugenzi wanjye wundi turi gukorana aratworganiza muri groupe. Noneho buri munsi nzajya nzanigishe kuri groupe, buri munsi nzajya mbahe scripture, mbahe n'ibyo Imana nyeretse. Haleluya, haleluya. Tuzareka ibiryo iminsi 40, ariko hariho babandi badashobora kwiyiriza iminsi 40, nabyo turabakira. Ikintu nabasaba, iyirize iminsi 3 nibuze, kuwa mbere, kwa kabiri no kwa gatatu. Ufite groupe y'abandi bantu musengana, ukabahereza ushobora kwiyiriza kuwa kane, kwa gatanu no kwa gatandatu. Ku cyumweru mwese mukarya, byaba ari byiza. Ariko abafite imbaraga reka dufate iminsi 40 yo kwiyiriza. Hariho n'abandi bavuga bati ntabwo nakwiyiriza iminsi 3 ariko umunsi umwe. Icyo ngusabye, noneho rafata umunsi umwe wiyirize, nturye ntunywe guhera mu gitondo kugeza ku mugoroba, none uze kurya nka saa 12 ariko utanyweye. Kandi ujye ucishamo, ugenda uvuga uti Imana ububabare ndi gucamo niyiriza, bohora Abanyarwanda. Ibintu byose byihishe inyuma, reka bimenyekane ku isi. Ariko isengesho rya mbere Imana yambwiye tugomba kwiyiririzaho, ryandike. Icyo uzasaba Imana, turasaba Imana ngo Amerika ihindure foreign policy yayo ku Rwanda. Bafitanye amasezerano ko ari aba ally. Nshobora kugenda muri Washington nkavuga, nkakora lobbying, nawe ukayikora, hari icyo bizatanga gakeya. Ariko Imana yambwiye ngo nimwiyiriza, ndafungura Amerika amaso irabarekura. Ndafungura Amerika amaso irabarekura. Muri uku kwiyiriza, isengesho rya mbere ni ukugira ngo Amerika irekure u Rwanda, imenye u Rwanda ko ari abateroriste ba mbere batabaho. Ndakubwira ngo nta kinanira Imana. Muri aya masengesho yacu yo kwiyiriza, bene data, hari ikintu kizakoreka. Nyandikira, nyohereza messenger umbwira uti pasiteri kwiyiriza. Ariko ntiwibagirwe, niba ari bwo ukiza, hamagara muri foreign affairs yo muri Amerika. Uyu mugabo Jim ndamuzi, n'umugabo uyoboye komite ishinzwe u Rwanda. Avuze ati, uyu munsi akabyuka akavuga ati u Rwanda ntabwo tuzemera ko Kagame yongera kuza, ntabwo tuzongera kwemera indege zabo ziturutse aha hirya no hino. Imana haleluya, praise God,
uwo mugabo avuze ati dushyizeho ambarigo kimwe na bagenzi be bandi kuko afite gurupe ayoboye niwe ushyiraho amategeko ajyanye no mu Rwanda. uwo mugabo avuze ngo biragenda gutyo bagashyiraho ambarigo bayishyiraho. turasaba Imana ngo Amerika ikanguke, Amerika ifatira ambarigo u Rwanda, Amerika isome article zose imenye abantu bishwe mu Rwanda, kandi Amerika irabizi, ariko iyo foreign policy yayo amasezerano yabo agomba guhinduka. turi gusenga kugira ngo amasezerano Amerika afitanye n'u Rwanda ayo masezerano ahagarare. ibi ngibi ubundi ni ibintu bidashoboka mu busanzwe kuko bafite imyaka bagiranye, ariko nimuhaguruka mugasenga Imana yambwiye ko ibikora. Haleluya. kandi indi nimero ya Jim rero ni 202244651. biratanga imbaraga bikozwe n'abari muri Amerika hano, biratanga imbaraga bikozwe n'abafite green card na babandi bafite ibyangombwa by'umunyamerika, ariko utanabifite uri muri Amerika nabwo biragira icyo bikora. nimufata izo telefone ntimubahe agahenge kugeza bagize ikintu bakora ku ifatwa rya Rusesabagina n'izindi mfungwa zose n'ubugizi bwa nabi bwose buri mu Rwanda. nimero yo kuri White House kwa perezida ni 202-456-1414. ubwo ngubu nyumva ejo ninza gukora ikindi kiganiro uzambwira uti narangije guhamagara. Haleluya, haleluya. Niki kindi nashaka kubabwira mbere yuko nsoza. ese perezida Kagame ariho cyangwa ntariho? reka nkubaze, ufite ubwenge, ufite ubwonko? wabonye uriya muntu bakuzaniye ejo bakamushyira imbere, uriya muntu urabona ari Kagame usanzwe uzi? reka dukore sela. Imana yaguhaye ubwenge, Imana yaguhaye gushishoza, Imana yaguhaye ubwonko. yewe were no gukurikira Padiri Thomas, wowe genda wirebere, urebe uriya muntu bazanye, umuntu udaseka, umuntu udafite feeling, umuntu umeze nk'ikisi, ni nk'ikintu baje bashoreye. bene data, yaba yarapfuye se yaba akiriho, ibyo ngibyo simbizi, ariko icyo nakubwira, uriya si umuntu muzima. mu buryo bwo mu mwuka, iyo nahuye n'abantu bameze nka kure, wenda ndi kubasengera, baba bari hagati y'urupfu n'ubuzima, kubyumva. ubwo rero nimuhaguruke bene data, nimusenge, nimugire ukwizera. Yesu yarangije akazi ke. Yesu yambwiye ngo yabahaye ibintu byose kugira ngo mutsinde. yarabambwe, arapfa, arahambwa, ibyo byose ngo yari ari kuriha ikiguzi kugira ngo Sekibi atabategeka. ariko turabona ko Sekibi ari kudutegeka mu Rwanda. we nk'umunyarwanda ufite amaraso y'amanyarwanda, kandi wizera Imana, kandi wizera Yesu, ufite imbaraga zo guhanura uriya musatani. turamuhanuza amasengesho, turamuhanuza ubuvugizi, turamuhanuza kwiyiriza, turamuhanuza imbaraga zose. ntabwo turi kurwana n'abantu, turi kurwana na dayimoni satani wicaye mu Rwanda. dufite uburenganzira bwo kumwirukana mu gihugu twavukiyemo mu izina rya Yesu. Mana reka bibe we, Mana koresha abari kunyumva bafite imbaraga zo gusenga, bafite icyizere, n'abandi batagifite. turavuze ngo nimuhaguruke mwere kugira ubwoba. muragira se ubwoba bw'iki? Rusesabagina n'abariya bose bafashe bari kuri misiyo, nk'uko Barafinda ari kuri misiyo, nk'uko n'abandi bose bari kuri misiyo, turi kuri misiyo imwe, misiyo yo guhaguruka tukagarura ubutabera, amahoro n'urukundo hagati y'abanyarwanda. narababwiye ngo ubutabera buraje, si mu Rwanda gusa, na hano muri Amerika.
mu gihe gitoya rwose muzabona bariya ba Clinton bazabafunga, kuko narababwiye ngo marayika w'ubutabera ari gutambagira isi yose. Marayika azi abantu bica buri munsi, marayika azi abantu bashimuta buri munsi, marayika azi ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu bapfa buri munsi mu Rwanda. Nta n'umwe Yesu atazi, nta n'umwe ubura upfuye. Bari abantu benshi bica kuriya, benshi bari mu ijuru, benshi bari mu ijuru kuko baraba bahohoteye. Navuga ngo abanyarwanda aho muri nimwiyeze, nimujye ku mavi. Kandi namwe abari mu Rwanda turabasabye ngo mwiyirize. Imana ishaka ko mukora gurupe, aho uri, niba uri Burayi, niba uri mu Rwanda, nimukore gurupe buri munsi ku mugoroba, muhure muri abantu nibuze 3, 2 cyangwa 3, mujye ku mavi isaha imwe musengera u Rwanda gusa. Mwere guhura ngo muganire, kwanza nimubanze musenge, niturangiza gusenga isaha imwe tugatura Imana u Rwanda, tuzaganira. Ariko mubikore buri munsi, mutabura umunsi. Mubikore kuwa mbere, kuwa kabiri kugeza ku cyumweru, mwongere mutangire kuwa mbere, muhure isaha imwe nibuze buri munsi. Haleluya, haleluya. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Patrick, ndi kukumva uri kumbwira utayo mabandi abiruhande ya Kagame. Oya, nibyo rwose. Niyo mpamvu navuze ngo amadayimoni, bariya ni amadayimoni. Amadayimoni yose turayirukana, amadayimoni yose mu izina rya Yesu. Baba abari iruhande rwa Kagame, baba ari iruhande rwa Kabarebe, amabandi yose, abateroriste bose aho bari mu Rwanda, turabafunze, turabafunyanze mu izina rya Yesu. Oh, Mana ishobora byose, tuzamuye amaboko yacu, tuzamuye ijwi, turavuze ngo igihugu cy'u Rwanda cyari igihugu cyawe. Wibuke ko ari igihugu watuwe, igihugu wakunze, kikaba ari cyo hagati muri Afurika. Bivuze ko ari umutima wa Afurika, ariko Satani muri iki gihe Imana yaragifashe, ariko turabyanze. Waduhaye imbaraga, kandi Yesu urambwira ngo ngewe umurimo wanjye narawurangije, ngo nimube Yesu ku Rwanda. Nuko rero Mana, mu mbaraga waduhaye, turavuze ngo abamarayika babandi bitwa the hose, babandi barwana intambara, nibagende bajye mu gihugu cyo mu Rwanda, bagende babohora imbohe, birukane ariya mabandi, birukane bariya abateroriste, birukane bariya banywa amaraso mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Wari ubizi yuko Kagame ntabwo ibintu bimeze neza? Oya, ndi kubibona mu mwuka. Mwa wari uzi yuko nagwa, cyangwa niba yararangije kugwa? Imana yambwiye ngo se, iyo uranduye igiti imizi bigenda biti, amababi n'imbuto byose biruma. Babandi bari umugati we, ya mafaranga yabo, bya bindi byose bashyize ku ruhande, ibyo byose bizahinduka zeru. Haleluya. Akabo karashobotse, akabajura karashobotse, akabicanyi karashobotse. Ubu ngubu inkota ya marayika yakuwe mu rwubati, Imana iraje gukora ibikomeye, izabirangiza, izabirangiza. Ndumva ari ibi nababwira. Mu gihe tuziyiriza nzakora show buri munsi nk'iminota 15, dusengere hamwe, dusengere hamwe. Wibuke guhamagara, niba uri muri Amerika, uhamagare Senateri Jim Rich 202-224-4651. Ubabwira uti bafashe humanitarian champion, bafashe umugabo wahawe ibyangombwa n'Abanyamerika, umugabo Abanyamerika bakunda, Abanyamerika bemera. Bafashe umugabo ndetse washoboraga no kuba muri bantu kimwe n'abandi benshi dufite, ko dufite abantu benshi beza, washoboraga rwose no kuzapiganira umwanya wa perezida.
mubabwire muti ni ngombwa ko bamurekura, niba batamurekuye hararota intambara. Umuntu cyakoze bamufashe ni umuswa, mwabonye ku isi yose yahagurutse. Navuganye kuri State Department barabizi, navuganye mu biro byo kwa Foreign Affairs kuri 202244651 barabizi, ariko barashaka ko muhamagara muri benshi, tugize nk'abantu 5,000 bagahamagara byaba byiza cyane. Kandi wibuke guhamagara kuri White House 202-456-1414. Reka dusoze dusengera Rusesabagina. Mana, dufashe Paul Rusesabagina tugira ngo umwibuke mu ijuru imbere y'intebe yawe. Turasabye icyambere cyo ngo imiryango ifunguke, abanyamahanga bamugereho muri aka kanya. Ntafungwe ari wenyine, ahubwo abanyamahanga bamugereho. Turasabye mu izina rya Yesu ngo ababirigi bahaguruke bamurwanirire kuko ni umubirigi. Turasabye mu izina rya Yesu ngo abanyamerika bahaguruke bigarike Kagame. Turabizi yuko batamukunda, ariko kubera amasezerano bagiranye ya foreign policy basa n'abakorana. Turavuze Mana ngo ibyo ngibyo ngo biveho. Amerika ni igihugu cyawe, Amerika si igihugu cy'abateroriste, ahubwo Amerika ni igihugu gikunda Imana. Turasabye ngo Amerika yitandukanye n'abateroriste. Dusabiye abanyarwanda bose bari guhohoterwa n'iriya ngoma igiye kurindimuka, kugira ngo Mana abo bantu bose mereye nabi, baba abapolitisiye baba abactiviste, ngo batabare, ngo bahishe mu mababa yawe, ngo bahe faveri, ngo barinde. Oh Mana we, Mana we, Mana we. Kandi turasabye ngo ibyatangiye kanduzi byihute, ntabwo bizatinda. Ndabona ko mu minsi iri imbere rwose Community International izaba igeze mu Rwanda igiye gukora ikintu gikomeye. Ndabona ko Rucunshu izaba aho hari amabandi hagati yayo agiye kurasana no kurwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana, dusabiye uwo Rusesabagina n'abandi nk'abasankara n'abandi bose bafashe bakabajugunya mu rwobo rw'intare. Mana, watabaye Daniyeli, Mana watabaye abaheburayo 3 ubwo babajugunyaga mu muriro. Mana, genda utabare Paul Rusesabagina n'abandi. Ntabwo twibagiwe abantu benshi bazimiye nka Beni Rutabana, ntabwo twibagiwe n'abandi benshi Mana bagiriwe nabi. Ibuka abo bantu bose aho bari, ibuka imiryango yabo, ibuka ibyabakorewe. Uje kwihimura, uze wambaye imyenda yawe ya vengeance. Ijwi ry'Imana riravuze ngo Esiteri we haguruka, iki ni igihe ngo vuga nawe Dawidi ahuri. Haleluya, ntukeneye imbunda, ntukeneye intwaro. Dawidi ahuri. Wibuka yuko Dawidi yari afite amabuye gusa niba ngo ari 5, ariko ayo mabuye yaraje ahanura wa wundi wari warigeze ikihebe kitabaho, amukubita hasi. Dawidi haguruka, Esiteri haguruka, were kwisuzugura, were kugira ubwoba. Haleluya. Umuntu wese uziyemeza guhaguruka akabwira Imana ngo nkoresha, Imana izamukoresha. Igihugu cy'u Rwanda kizongera kigira amahoro. Ariko mwene data, wibuke ko Imana ikoresha wowe nanjye. Esiteri we, Dawidi we, haguruka. Mana, shoboza ubwoko bwawe, shoboza Dawidi na Esiteri, bafungurira imiryango nkuko wafunguriye imiryango Esiteri konana n'umwanya. Dufungurira imiryango aho i Burayi, dufungurira imiryango aha muri Amerika, dufungurira imiryango muri White House, dufungurira imiryango kwa Trump, dufungurira imiryango muri Foreign Affairs, dufungurira imiryango kwa Chris Smith muri House Representative. Tugende tuvuge ibiri kuba kandi
ibyo barabizi, kuko nta muntu n'umwe utaruzi Rusesabagina. Abamufashe babura amahoro, ntihagire n'umwe uzongera kugira amahoro, ntihagire n'umwe uzongera gusinzira, kugeza abamurekuye bakamuzana bakamusubiza i Burayi cyangwa muri Amerika, mu izina rya Yesu. Turasenze Mana yarinze Daniyeli, ukarinda abaheburayo 3, ukarinda ubwoko bwawe. Turagusabye ngo urinde Paul Rusesabagina, turagusabye ngo urinde ubwoko bwawe, aho uri hose wiragiza amaraso ya Yesu Kristo, kandi uhaguruke uvuge, ugire n'icyo ukora, Imana ikugirire neza. Were gutinya mwene data, ndabasuhuje kandi tuzongera tuvugane ejo mu izina rya Yesu Kristo. Amen.